ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Hello guys, mumeze mute? Nizeye ko muri amahoro. Nkabishimira wa muntu wageze hano bakora subscribe kuri YouTube channel ICT Rwanda. Nawe utari wakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Ubu sasa noneho ikintu twabateguriye tugiye kubageza. So ni gute wakwa uploadinga video yawe ukoresheje telefone yawe kuri YouTube ariko ukamera nkaho ukoresha machine. Se bigenda bite? Wacyo usabwa no gukurikira video step by step kugira ngo ujye ubasha nawe kubikora kuri telefone yawe. Ikintu ukora uragenda kuri Google Chrome, ukayifungura, urabona neza ko Google Chrome yafungutse. Wowe icyo ukora ni ukuza hano hejuru, hano muri search, nihanga ariko nkabona biri kugenda gakeya, ariko biragenda bigenda neza nyine. Ikintu ukora wandikamo Washyira akadomo YouTube. YouTube akadomo com, ugashyiraho slash, abataye slash ni kano karongo gahengamye apana gahagaritse, and then ugakurikizaho studio. Keyboard yacu tureho, uraba ufite screen imeze gutya kuri telefone yawe. None urabona hano dufite YouTube studio kuri YouTube, dufite YouTube studio kuri Google, n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Bukore uraza hano handitse YouTube studio, hari ikimenyetso cya Google, wakande ako kanya urahita ujya muri YouTube studio nkaho ukoresha imashini neza ariko wokora kuri telefone yawe. Tugiye kureka step by step uko wapinga ndetse nuko ushobora gukora live. Urabona no screen yacu ukuntu imeze. Nimba uzi neza abantu bakoresha imashini ntabwo usaba rigeze kubabona baba bafite screen imeze gutya. Nawe wabikora kandi bigakunda kuri telefone yawe nta kibazo kihari na gito. Noneho wowe iyo ujya kwapinga ni ibintu byoroshye, ntabwo bari ibintu bigoranye. Icyo ukora uza hano, hari akanona kare iburyo hari ifoto ya channel yawe, ukaza hano hari create, niho ukanda. Umukora dufite utuntu tugiye dutandukanye kwa uploadinga, gukora live, gukreate amapost, ama playlist na new broadcast. Twe intego yacu uyu munsi ni ukwa uploadinga video. Ubutaha tuzaza kubereka uburyo wakora live, wakreate post. Hagiye ubona kuri YouTube abantu bagiye bashiraho amafoto, cyangwa se bakandikaho ibindi bintu bitari ama video nyine. Ikibazo ngo byagenda gute.
wowe icyo usabwa no gukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ubutaha dukora icyo kiganiro kitazabasha kugucika. Reka dukomeze. Kanda hano handitse upload video. Okay, ugahita ugera ahantu hameze bene uku nimba zingane. Hano handitse select file. Select file no ku mashini nuko bigenda, naho aba bimeze gutya. Uraselecta igahita kujyana muri telefone yawe. Ufite imashini nawe ahita agera mu mafayiro yiwe akareba ahantu afite video. Kadukore arrow. Okay, urabona noneho ko tugeze kuri kamera n'amarikoda. Uhitamo hano handitse document, ukinjira mu madokima yawe naho se amafayiro ufite kugira ngo ubashe guhitamo video ushaka uploadinga. Hano amafayiro atari kuza byihuse, ariko reka duhitemo. Okay, kaduce kuri gallery ngo tubashe kubona ibintu dufite kuri telefone yacu, duhitamo video dushaka uploadinga. Nuko naho mbona bigenda gake, ariko urabona ko birimo bifunguka. Guys, na ibi bintu wabikora kandi byakunda. Apana kuvuga ngo ufite ni ku mashini nawe se ngo ni iki. Hoya, telefone yawe ufite yakugira akamaro, ukayikoresha ikintu cyacu cyose ushaka, atari ngombwa ngo ukeneye imashini cyangwa se ibindi bireba. Telefone yawe nawe yakubyarira umusaruro, ukabasha gukora buri kintu neza kandi ukanarusha na wundi wakoresheje ibikoresho bihambaye. Okay, bibutse ko ahangaha turi muri gallery yacu. Wenda reka tuvuge dushaka kwa uploadinga video. Turebe video twahitamo kwa. Okay, kaduhitemo kano. Kaduhitemo kwa uploadinga kano k'ikirango cyacu nyine, kugira ngo nawe urebeho ni video yari yose nini uko yandi kose nawe wayihitamo nyine bitewe na video ushaka uploadinga. Then iyo umaze kuyikirikaho nuko mashini ndakeka nuko iyo umaze kuyiselecta ugakanda open, bahita bakugarura kuri screen yawe. Bikaba bimeze uko. Ngo minimize kugira ngo abashe kubona akantu kamwe kandi. Okay, bimeze gutya. Wibutse yuko iyo kimara kumera gutya video yawe iba yatangiye kuyuploadinga. Urabona hano hasi handitse upload. Ubu ngubu bigeze kuri 2%. Ubwo yahise yuploadinga nyine, ariko ntabwo kwarangiza. Icyo ukora hano ushiramo izina cyangwa se title cya video yawe ukuntu ugiye kuyita. Reka tuyite, sorry mamwe hanganya gakeya. Okay, reka tuyite ICT Rwanda. Okay, nice. Urabona ko kwanje kuhitamo. Step ikurikiyeho ni description. Iyo ushaka kwandika urayandika bitewe n'amagambo agomba guherekeza video yawe.
ariko kwebwe buri ngombwa ko dushiraho description bitewe nuko kabona nuko twa uploading video irangire paka igiye ku YouTube. No igikurikira urabona hano handitse upload to money. Money ni ifoto uhitamo kugira ngo ize igaragara imbere. Hari amafoto ubona byibuze bitewe n'ifoto ubona kuri YouTube ihari ikagukurura kureba ifite kuyikura muri video yawe ugiye kwa uploadinga. Ariho hano ubona zino zifunga kare 3 cyangwa se ukajya hano ugateranya aho no guteranya. None itawinjira muri telefone yawe cyangwa se ku mashini yawe ugahita ubona ifoto ushaka gushiraho ari izaza igaragaye imbere. Reka tubwire kari nkava nyine ibiha nawe ushaka uyihitamo, ariko twebwe reka tureke kuyihitamo bite nuko dushaka yuko iri buve muri izi video ayo turi bukoresha. Ikindi kintu ukora guys kingenzi na none urabona hari igihe uploadinga video noneho comment ndizibashe kugaragara uka-uploadinga ariko umuntu yaje gutera comment bagasanga ngaho kwandika comment ntahari kuri video yawe, kandi ukeneye abari ingenzi kuko uke kumenya feedback iri kuri video yawe ni iyi. Ikira urabona tuntu tubiri, yes it's made for kids, akane ni no it's not made for kids. Ikindi ukora rero uhitamo hano kano ka kabiri kiba uzari ko bakabona ko kwa gahisemo it's not made for kids. Ni kuhitamo kugira ngo video yawe ibashe comment. Guys urabona ko video iri kwi-uploading igeze kuri 36% ya buri minota 9, kandi ntabwo kwanza gukora details zayo zose kugira ngo. Ikindi ukora noneho ukora hano ku ruhande rw'iburyo urabona hari next, ugakomeza ko tuno du step turi hejuru ubona tunini kuduka tukarangira. Hariho detail, video element, checks and visibility, ukoze ugomba kudukora tukarangira. Ndakandi ibisigaye ntabwo bihambaye nyine ngo abari izindi details zirenze ushaka wagenda ubikora nyuma nyine. Urabona turi kurikiza katwihuta kuko turi kubona video yacu iri kugenda iri kwiruka, tuyisoze vuba byuzugere kuri 90 twarangije kuya-upload. Urabona noneho hano ni checking, hano bagomba kugucheckinga niba nta ma copyright arimo muri video ugiye kwa-uploadinga, ukamenya kare ko ufite copyright cyangwa se udafite copyright. Ariko cyaba cyiza no gushira video kuri YouTube yawe bwite apaniza abandi. Reka dukomeze next na none. Urabona tugeze ku step ka nyuma kitwa visibility, niko tugiye gukora. Okay, aha noneho ni uhitamo uko video yawe ugomba kuyishira, nimba ari private, nimba ari unlisted cyangwa se public. Reka kwego tuyigire public kuko niyo gahunda nyako ngo rwose azayibone. Nshaka guhitamo noneho aho ushaka gupremieringa nyine, aho ushaka video yawe ngijeho wenda tuvuge uya-uploadinga nga saa 6, ushaka kijyaho iba public nga saa 9. Guys ibi nabyo tuzayibakorera kuri video itaha. Icyo turate dukora hano urabona video yacu igeze kuri 96, reka tuyigire public. Okay guys aka kantu nabizi ushobora kuba wari ugakeneye ukibaza ngo se bimeze bite, bikorwa gute, ni gute bagenda babikora nyine kugira ngo video baya-uploadinge premiering cyangwa se ukabona gukoresha telefone kibaza se zagenze bite kugira ngo telefone ayihindure ngiyi mashini ya uploading. Guys igisubizo nta kintu nyine nakeko nahanga kuri ICT Rwanda wagikura. Ocho sabwa nyine urebe iyi video neza witonze ubikore nta kibazo. Urabona video yacu iri muri processing, birasaba iminota nyine nyisigaye kugira ngo itiba public.
ubu video yacu yamaze kuba yajya kuri YouTube. Igisigaye ni kugira ngo ubashe kuba wayireba nyine. Wowe nawe wabikora ukabikora gutya, ukajya uploadinga gutya, kuko ni nabwo uploading iki video ifite quality neza, ukirinda bira by'ama copyright. Niba ufite ama copyright ukamenya bukiri kare ukareka kuya-uploadinga, dore ko uploadinga biba bifite inzira nyinshi zigiye zitandukanye. Hari aho ufata video wikikura kuri file yawe ugahita uyisharinga kuri YouTube, naho birakunda ugahita uploadinga. Hari uburyo uca kuri YouTube nanone ugaca kuri upload bisanzwe nawe ugahita uploadinga, ariko hari izi process nta handi wazikuse kuri YouTube studio, ntago wacahara kuri YouTube bisanzwe ngo urabihasanga. Guys, nimba wakunze iyi video ndagusaba gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo n'abandi bantu bataza kakando babashe kukabona, ndetse kabigishe kuba bakora ibintu runaka, kuko nta kingenzi nyine kuri wowe biterwa n'uko uri bugafata, ariko ndabizi ko kari kingenzi wari ugakeneye. Okay, noneho guys, urabona noneho ko video yacu yarangije kuba processing nyine kuri YouTube. Dushaka reka tujye kuri YouTube turebe ko twarangije kuya-uploadingaho. Uraza ukora hano hari close, ugakuremo. No tutagiye no kuri YouTube ushaka kwanarebera hano kana mu YouTube studio tukareka video yacu ihagiye. Wowe tuza hano ku ruhande rw'ibumoso kwa kano ka kabiri ka content nyine, abantu ukoresha YouTube studio takeka murakaza. Tugiye kureba content dufiteho, turebe nimba iyo twa-uploadinze muri kano ka yabashe kuhagera. Nanone turakora check, dusubire kuri YouTube bisanzwe, atari hano apana hano kuri YouTube. Turebe kuri YouTube bisanzwe turese video yacu yahageze. Okay, urukubona ko video yacu yahageze nyine. Iyi ngiyi yanditseho ICT Rwanda, urabona ko yahageze, nta copyright n'imwe ifite. Republic tuya-uploadinze none aha tariki 6 ukwezi kwa 4. Urabona nta views yagira, hano tuyisozo none. Reka ducekinge noneho turebe kuri YouTube bisanzwe ngo bimeze bite. Abihanganye gato y'abirodi bakindi kubona byaje. Reka turebe noneho kuri YouTube bimeze bite. Okay, dufungure YouTube. Turese ya video yahageze koko, tunarebe ngo imeze bite. Okay, urabona ko tubikayinjiyemo. Reka twinjiye muri channel yacu imbere turebe ngo se ni gute bimeze. Urabona nyine channel kwa ya-uploadinzeho ni iyi ngiyi yitwa Rubavu Media TV. Naho ndagushishikariza ukandaho subscribe nimba wahageze, ntabwo bigana kuyishakisha ngo uyibure. Ni ibintu byoroshye, wandikemo Rubavu Media TV then ukande subscribe no kunzogera kugira ngo naho ubashe kubona ibintu bihari n'amakuru agiye atandukanye. Okay, urabona ya video yacu noneho yamaze kuba public, ubu twayireba nawe ndetse ikindi ukora. Urabona ko hano kakana ubwe gutumbane ikifoto nyine, urabona iyi niyo yahise no kuza nyine. Ikindi turi gukore dushaka kuyihindura nyine, bituza hano kuri video manager, ukanda ushaka no kongera wenda kuba wibeshe kwandika muri title, naho ushaka guhindura amazina naho ngaho bikorerwa. Mu gihe utagiye hariya kuri YouTube studio, n'ikindi uza ukora bituza hano kuri editor.
edit, pana editor, ni edit, ugategereza bigafunguka gakeya. Okay, urabona hano handitse hari ku ifoto nyine, hari ahantu ubona mu ruhande rw'ibumoso hari akamenyetso ko guteranya, ni kukandaho. Urabona amafoto haduhaye guhitamo, iyi hari ni iyi ngiyi ya mbere. Ubwo dushaka kwashiraho iyi ngiyi naho byakunda, twashaka tugashiraho n'iyi ngiyi bigakunda, byaterwa n'ifoto ushaka gushiraho. Cyangwa se nanone ugahitamo kuzo ufite kuri telefone yawe cyangwa se ku mashini yawe ushobora kuba warakoze, uyikora mbere yuko uploadinga nyine, ntabwo wayikorera ako kanya, nuko ukagenda ukaza ukahitamo eyitiza hano. Guys, ndagushimiye wowe kuba wakurikiye iyi video ukaba wayikunze. Andika comment tubwire cyumva wayikunzeho, even buri kimwe cyose wumva wakwandika kuri video wadishiraho, then ugakanda subscribe kugira ngo n'inzogera nyine kugira ngo video zacu z'ubutaha zitazagucika. Thanks, hasta la vista. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.